Igitondo cyiza nshuti z'umusaraba, igitondo kuri mwe mwese cy'umugisha ku bakomeje kudukurikirana dusangira ifunguro ry'umunsi wo kuri uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti bwira uwo musozi ukuri imbere ukubise utambuke. Bwira uwo musozi ukuri imbere ukubise utambuke. Mbere yuko tugana ijambo ry'Imana, reka turimbane indirimbo ya 50 mu gushimisha, hanyuma tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima.
Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi arimba neza bene data, aravuga ngo muze mwenyine twihererane, musange ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Arangira avuga ngo inzira iraruhije, mwitange mutazananirwa, mukigenda ngo murye umutsima utera imbaraga, ngo munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanga nzamugororera, ndaza vuba umuseke utambitse. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana yaduteganyirije uyu munsi. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice 4, duhere ku murongo wa 6 tugeze kuri 7. Haravuga ngo, aramusubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amen, amen. Bene data, nagira ngo tuganire kuri iri jambo, kugira ngo ikigeragezo mbere na mbere gicike intege, ubanza kugisuzugura. Ikigeragezo iyo kiri imbere yawe, kugira ngo ugishobore ubanza kugisuzugura. Ariko iyo wagihaye agaciro, nacyo kigira karaha kajyahe, kikikakaza, kikakwishima hejuru, abadayimoni bakagukanga, abadayimoni bakakwereka ko kitazigera kikuva imbere. Ariko ukwiye kujya ubanza ukagisuzugura, ukakibaza ngo wiyita iki wa kibazo we, na bya bindi byahise byatambutse nabyo ukakibusa ko ibyo nabyo byatambutse, ko nacyo kizatambuka. Hanyuma iyo imbere yawe hari ikigeragezo ukabona utabasha kugisimbuka, ndetse cyarumbaraye utabona icyo kugikoraho, ugiye kumenya ko atari kubw'imbaraga zawe zatuma ukinesha, ahubwo ari kubw'umwuka wera w'Imana. Kandi ukwiye kugicogoresha kugisuzugura, nibwo ubwacyo kizibwiriza kikagenda. Sinzi ikibazo cyangwa se ikigeragezo ufite muri iyi minsi, cyangwa cyaba cyo mu rugo rwawe, yashobora kuba ari umugabo wawe kubera ikigeragezo, yashobora kuba ari umugore wawe, cyangwa se n'abana bashobora kubera ikigeragezo, yemwe n'abaturanyi, abo mukorana, abakuyobora mu kazi n'ahandi. Nyemerera ubanze usuzugura icyo kibazo kikuri imbere, kigize umusozi, kigize akaraha kajyahe. Ubanze ukibaze ngo wiyita iki wa kibazo we imbere yanjye, umukozi w'Imana. Hanyuma nurangiza ugisuzugure, nurangiza usenga Imana, izagikubita hasi, hanyuma utambuke neza, wongere uhumeke, nawe uryame usinzire, useke nk'abandi. Niba warabuze urubyaro, nawe wongere utwite, wongere uheke nk'abandi, maze icyo kigeragezo Imana izakigutambutsa, utambuke amahoro. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Safiri Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ibane namwe, ibarinde ibigeragezo by'uyu munsi, haba mu kazi, haba mu byo mukora, n'ahandi hose, haba mu ngo zanyu. Imana ibarinde iyo misozi yose yiri imbere yanyu ibabuza gutambuka. Imana ikomeze kubagira neza, kandi muzabashe gusoza neza umwaka
ndabakunda kandi nzakomeza kubasengera. Imana ibagire neza. Amen, amen.